Mana yanjye. Hagiye mba numva nashyigikira umugambi wo gutoroka. No, baby. Uziko bitamara kabiri. Ntabwo byamara kabiri kandi ndagushaka forever. Urahunga ujya hehe se ubundi? Nta soni. Ahangaha niho twagutumye wowe. Niko, ni wowe ndi kubaza. Ahangaha niho twagutumye. Shenzi gusa. Kuki utajya wumva? Shaka kuntenguha gusa nta kindi. Nkubabarira ibiki? Ni inshuro zingahe umaze gusaba imbabazi? Nkubona umanuka hano. Gira vuba. Frank, wihanganire ibibaye. Sibyo? Sorry kabisa. Tugende. Nasomekiraho. Nkubabarira ibiki? Inshuro nyinshi narakubwiye ngo uriya muntu ntabwo ari uwawe. Uri kubyumva neza? Ntabwo ari uwawe. Kumukunda ni kimwe no kuba ari uwawe ni ikindi. Uri kubyumva neza? Hasoni, wikanye nza kugukura hanga ubutaha noneho. Reka nkubwire, nzagukuranga ariko ntabwo nzagutwara mu rugo. Ni ibintu byoroshye cyane kugushyiraho ikese yo kwanywa y'urumogi bakakujyana iwawe. Tukaba turagukiza kandi twabikora. Nyumva neza. Nyumva, ndeba neza hano. Uri kunyumva neza? Ntabwo nshaka kuzongera gusubiramo ko Frank atari uwawe. Urabinyweye neza mu maso yawe no mu mutwe yawe byose urabinyweye. Subiramo ngo Frank ntabwo ari uwanjye. Subiramo. Frank. Subiramo. Papa. Ndabikubwiye ngo bisubiremo nkuko nabikubwiye. Frank, ntabwo ari uwanjye. Ntabwo nzongera kubigusubirishamo. Nta n'undi muntu uzongera kubigusubirishamo. Turi kumvikana? Mfite ubwoba bw'ibyo hari aho mu byumba, niyo mpamvu umuntu ababwira ibintu ntimubashe kubyumva. Mwibereye mu byumba gusa muryamye. Ubundi umuntu aryama gute muri aya masaha? Wewe bundabizi. Wese ko akaranje kuki utaryamye? Wari uri muri telefone gusa uri kuvugana na Frank, ariko rero reka nkubwire. Twumvikana. Ntabwo tuzakomeza kwicara buri munsi dusubiramo ikintu kimwe, buri munsi dusubiramo ikintu kimwe, buri munsi dusubiramo ikintu. Hari ibindi bintu byinshi bihari byo gukora cyangwa se byo kuvuga. Kuko imbaraga dukoresha tukubwira wowe, twagombye kujya mu gishanga tugahinga ibijumba bikera bikaba byinshi cyane, tukanabijyana no ku isoko. Niyo mwebwe hano mutabirya. Kuri ibyo rero Anita, wenda sinishyiremo cyane. Rumva sinishyiramo cyane. Ngiye kukubwira muri rusange njyewe na mama wawe. Tukomeza kukubwira ukanga, tugakomeza kukubwira ukanga, tugakomeza. Ntabwo dushaka gukomezanya n'ura muhungu. Please. Nako se kabiri kangaye tumubwira ubundi. Tubabarire. Twarambiwe. Mukurenda kumeneka. Uri kubyumva ni wendi kubwira ndeba hano mu maso. Njye ubu narinzi ko iriya famille nimanuka ikajya hariya epfo muri bahari ababaga muri Mozambique. Wowe ibyawe na Frank bizaba birangiye. Ahubwo noneho wagira ngo bagezeyo bahuha mu burozi, bahuha mu inzaratsi, bahuha mu ibindi bintu akana ko karashya kamera gatya. Bite byawe? Dadi niko urukundo rumera. Ese rero bugende nkamwibagira ubone ko bamukunda. Ese wigira ko akunanye kuturusha? Mubaza amasaha yantegerezaga ku kiliziya ku ishusho ya Bikira Mariya. Ategereje ko nsohoka kugira ngo tuvugane. Narangiza ngasohokera hano akajya saa 9 kihagaze. Urandeba iki? Uramureba wiki? Umenye ibyawe ibyanjye byararangiye muko. Ababyeyi barakubwira ntiwumva. Kuri aka kanya turi kukubwira nk'ababyeyi. Ariko noneho hari aho bizagera ntitukubwire nk'ababyeyi. Noneho ukibaza nimba rero matura ababyeyi bawe cyangwa nimba tutari ababyeyi bawe. Ako kana. Ango uri kunyumva? Ako Anita wagiye utwumvira koko.
Erega mami mba ndabigerageza ariko kubera amarangamutima yanjye bikanga. Nese ugiye kudusuzugura none uhisemo umugabo wibagiwe ababyeyi. Okay none reka tukwemerere ugende muri make utwibagirwe nkaho twakubyaye. Ugende wibande n'uwo wakunze muzarambane muzabana kandi. Ukora ubukwe ntitubutahe ubyare ntituze ubu koko ibi ni ibiki? Kuki mushaka kudubuza uburenganzira bwo gukunda abantu dushaka? Ubu koko turi abana bo guhitirwamo. Niba mukunda mwamuretse. Ngo yarari mu cyumba. Ni ndavanye mu cyumba ni ibyo yego mama we nyiramwe. Mbese tubaho uburenganzira cyane rwose. Yumvise atanyuzwe n'uburiri n'iburi ngiti atireka nze mbambereke yuko ari twebwe abakobwa tugezweho mwebwe muri abasaza. Ntabwo twavuze mame. Tubaho uburenganzira. Nanone natwe basi mwubaho umwanzi wacu niba mukunda kuki watwemerera ukabanyina ukanabase hanyuma twe tukavamo hanyuma mugakorana ibyo mukorana mukishima. Ese ubundi urabinginga kubera ibinginga? Uya nabwo mwinginga none ndamusaba. Uramwinginga? Urabyemeye? Nyine ube papa wuyu nguyu ube na nyina hanyuma uzanamushyingira. Twebwe twegereyo mutwari byanjye birangire. Nzi ibyo nibyo mvuze. Anita nawe Anita ntabwo dushobora gukomeza guta umwanya bingana gutya. Twarakubwiye ngo fata umuhungu turakubwiye ngo fata umuhungu muri kugenda mubyanga mugira gute. Anita none wowe by'umwihariko tuzongera kubona uri no kumureba gutya n'ahari kunyura tuzafata ibindi byemezo mutakeka ko dushobora gufata. N'ikindi nshaka kongeraho uyu nguyu twaramubwiye ngo nakundane nawe niba umufitiye impuhwe mukunde. Ndakubwiye ngo niba umufitiye impuhwe twebwe twarabigusabye kuva kera. Usibye nibyo kandi mureke mbabwire ibyo mwebwe mutekereza twebwe dutekereza ibintu biruta ibyanyu kure kandi mugomba kubahiriza icyifuzo cy'umuryango. Ntabwo mugomba gutandukira. Ongera ko ibyifuzo by'umuryango ni itegeko. Ntabwo ari ukubasaba. Ako bana b'iki gihe mwabaye mute ko mutacyumva? Daddy ibyifuzo byacu twebwe. Ibyifuzo byanyu bizi inyuma y'ibyifuzo by'ababyeyi. Mugomba kubimenya. Twebwe tubari imbere ho iminota 32. Uri kubyumva neza? Ni nko umuntu yabari Nyabugogo mwebwe muri Nyabugogo twebwe twageze Remera. Ni nko mu turatekereza kure cyane kurusha mwebwe ko mwicaye muri mu bucucu gusa muryamye gusa nta kindi. Ariko ubundi reka mbabaza nimba munda nk'ababyeyi banjye kubera iki mushaka kumbuza ibyishimo? Ntabwo ari ibyishimo byawe ntabwo ari ibyishimo tukubuza ngo turagushakira umunezero mu buzima bwawe hazaza hawe. Ubu urabona uwo muryango uri mu ibyishimo kubera wowe. Ibyishimo ushaka ni ibihe ubundi wowe ushaka ahanga. Ubu urabona twicanga turi kuvuga amagambo angana gutya twishimye. Mbese ibyishimo tutamuhaye arabishaka kuri Frank. Okay twe nta byishimo twaguhaye mami. Yego narakubajije ngo kuva wavuga n'iki kintu tigeze tuguha. Nibura tuvuga ngo twarakibagiwe turakigwa ariko utuze. Wakivuga? Kitubwire. Nagikura hese. Ereka abaratsindwa. Harabura ikigwa ngo wubahirize ibyo twakubwiye. Anko ushaka kwimagina yuko njyewe akumundi ni mumbwira. Kumwambwiye yuko umuryango wo kwa Anita twayemeranyije yuko tuzashakana hagati yanjye na Anita. None ndabona uzi uburyo hose ansuzugwemo hano. Araje yarega yishyira hejuru. Ushaka kwimagina yuko aje kamukubitira mu maso yanjye. Njyewe ubwanjye amfata nsuzugure ankira hasi nk'itapi. Mama njyewe ibyo bintu ntabwo nzabyemera. Nimba mwarasezeranye ibyo bintu mugomba kubyubahiriza bikagenda mu ubwo buryo. Akugira ngo nsuzugure kabena kukagenda. Ibyo se byabayeho. Ibyo byabayeho. Ibyo yaje arangije asanga ndi kumwe n'umukobwa we nkuko dukundana koko. Ndetse ubwo byarabiyobewe. Haje abaramukuru banyamukubita inki. Sibye ko ntabwo yagombaga kuzaha ngo akubita umwana cyangwa wenda yagombaga kudusobanurira akambwira ati mama Frank dore abana byagenze gutya na gutya nkabimenya. Ariko mama nawe urankunda sinoga pe. Neze mbwira umuntu araje arifashe asuzuguye urugo rwose arushiza hasi aje ankubitiye uza umugore wanjye mu maso yanjye. Ubwo se ubwo nurohe rujya ari marama. Ariko se ubundi umufura kwa bamwana umuntu haje kwabonye. Wenda aje gushaka ko nanone bigamwe erega namwerega mwamaze kwishyiramo yuko ari kwa bamwana kwa no kwa bamwana si bari barakora ubukwe twari twagira. Oya mama ngiye ibyo ntabwo nabyemera. Ariko bagomba kumva yuko ari igihango ari nk'itegeko bagomba kubikora.
rero ntabwo agomba kunsuzuma ariko rero ntabwo nawe ntabwo ugomba kwikorera ibyo ushaka tubyumvikaneho ntabwo ugomba kumva ko bagusuzwe ngo ni sobukwe ngo watangiye kumufata ntabwo tubize ariko bazagushyingira ibi bintu mu bitware gake ndumva wagira ngo bankubitaguye umubiri wose wabaye igisenzegeri sira muri ukomanga karibu harafunguye karibu ntamita amafaranga karibu mwicara karibu mwaramutse mumeze neza turaho nuko usanze ngende mbona nivugisha ameze nk'urwaye urwaye cyanabaye nabi cyane afite umuriro mwinshi nzi icyo nzira none kuki mu gitondo utagiye kwa muganga sha ndaza kujyayo nibikomeza umva nta gatege nakomeje nikomeza ariko wapi umeze ute se wowe naho nshishije bugufi ariko ngewe narinje rwose nabarakariye cyane turakariye cyane kubera iki papa ni nakurakariye pe umbabarire wenda ngiye kubivuga kubera unarwaye sinzi umbabarire ikinzanye ntabwo nasubira ntakibuze muri inshuti zacu muri abanywanyi bacu none se niyo mpamvu muri kwitwara nabi imbere y'abana bacu Anita na Frank twakoze iki bitwaraho nabi biteze nibyo natangiye mvuga konje nakurakariye ninde muri twarakariye wowe Papa Frank atinyuke ase asanga abana bari kumwe ahite atangira gukubita Anita amukubita imbere y'umukwe we koko utumye Frank ukamutuma muri supermarket ngo akuzanire indimu ukora umuti umwana wagenda ugasanga ayicariye ahandi hantu uwo muti ntiyawuzanye wabigenza ute ariko uriya ni mukuru je vais bien ariko twari tumutumye muri supermarket agenda atuzana indimu atuzanire vinaigre dukora umuti wa manjine n'ubu ngubu uri kubyumva gutya sindi kuvuga neza umwana musangara ngo n'uburyo nta kiri kintu ngera ari gukora nakomeza kubona nta sisi ibintu simbabujije kuganira sibyo ariko noneho yibuka ko twanabimutongereye nungu nabimubwiye nibyo pe urabizi ko abana bakosa kandi abana bahora bakosa pe umubyeyi agomba kongera kukamusubiza mu nzira ariko uriya ni mukuru ntago nanone ikindi cya kabiri wakamukubitiye mu rugo nibyo ashobora kuza nk'aha ngaha mama wihangane pe yego ashobora kuza hano wenda ukaba wamubwira uti nihe mpamvu byagenze ntabwo ari ubwa mbere yarabikoze amaze kubigira ingeso sibyo none n'igihe twigeze kumutuma aramanuka hano ntuzano samuduha yigira mu bakobwa bagenzi be turategereza reka kandi twatusaba yarasize abashyitsi ahangaha turikumvika biriya ni uburyo bwo guhana umwana bisanzwe gusa ni iki cyatuma atavugana na Frema ariko ni ibintu murimo kuvuga nkumva nge simbyumva uravuze ngo yarakubise koko warakubise se warakubise nibaza yarakubise nyine ubusuriya namukubita akanabyuka nibaza ko atabikora numva papa Benita ndumva atakubita umwana yaraje akubita erega niyo yamukubita byo bari ukumuhana nk'umubyeyi ntabwo ibyo byabaye intambara Frank nawe nyine kubera untuzo urukunda mukunda n'iki ashobora no kubona intuzo ukaboko kagiye gutya kubera ukuntu mu maso abimeze akabona ni nk'abantu nka 200 bamanuye amaboko burya urukundo uraruzi papa ni wigeze gukunda naramukunze kandi ndamukunda cyane ndabizi urukundo rwanyu noneho reba mugitangira kugira ngo mufiansanye ari inshuti yawe wowe ibiryo ntibyashiriraga ibiryo ntibyashiriraga ariko nawe rero oya reka mbivuge nahita binabimenye urabizi ko ibiryo byarashiriraga yumva yuko gusa hanyuma narashiririzaga se mama kandeka yego yampaga inshi yagukubitiraga imbere ye yamaraga kugenda yakurebye ikijisho mama we yakurebaga ikijisho ugahita umenya ibyo akoze ugahita uvuga utaranyica none bitabaye bwa mbere ntibibe bwa kabiri no bwa gatatu ubwo n'uwo mwana yabona ko ibyo ari gukora ari amafuti gute wenda ntago nabigisha kureba umwana wanyu nibyo ashobora no gukora ikosa kumuhana ntago ari ibintu bibi usibye ko Frank yarababaye yaravuga ati kuko umukunzi wanjye baramukubise bashaka no kuba ati biriya dushobora kumukubita imbere y'umukunzi we nka kuriya cyangwa nanjye nkaba naza wenda nkamubwira nabi bigatuma abana batekereza kuba bakora ibindi bitare munsi ngiye kugenda narambwira Frank wihangane kuri ibi bibaye
urabimubwiye yaranabimbwiye nabwo arambwira ngo yambwiye ngo yihangane kana nkubitiye umukunzi ngaho tekereza ni nko gushobora kuba uri mu modoka uri kumwe n'umukunzi wawe umupolisi yabahagarika yabwira umugabo ati se bite byawe ko tutagira perimi uri kubyumva ukumva umukunzi yo ku ruhande ngo none se ngo ni ngombwa ko umuntu agira perimi please umuntu agomba kugira perimi kugira ngo atware imodoka urumva urukundo ruvugisha amagambo menshi nta kintu cyabuza gutuma abana bacu bagomba kuganira bagomba gusabana buri kintu cyose isuko kumana ko uwo mugani w'amafaranga uje warake nkagira ngo hari ikindi kintu twakoze oya no kuri byarandakaje ikintu cyandakaje se cyane reka tureke ibyo by'abana kuko hana barakosuka wanavuga nabi n'imbere y'abana ahubwo natekereje ukuntu yinjiye mu rugo hanavuga ati ako se aba ngaba nari mbasize mu rugo mbabwira ngo ndaje none ngiye natekereje kuvuga ngo kubera iki basati njiye mu rugo ngo anambwira ati mama Frank waramutse umeze ute ese wari uzi ko abana ariko abo ngaba bambabariye ko igihe umaze ahangaha gito kingana gutyo oya papa murumuna wa papa Frank yaraje ari mu rugo oya ntabwo yarankumbuye Frank yaramuhamagaye arabimubwira ngaho munyumvire reka atangiye ibyo ntabwo mbirimo reka bibaho reka ntabwo tuzongera kumubona yaragiye no susiko bimutse se bagiye Mozambique ariko nyine na kera byabayeho iby'abaramu byaratangwa ibi ni ibintu bibaho cyane ntabwo ari ibintu bikomeye ahubwo tukwakiriza iki oya ubushize waraje ugenda tutakwakiriye kuri aka kanya hari inshyushyu yaturutse mu giturage reka nikuzanire mfitanye amasezerano na murumuna wanjye yuko atarapfa yambwiye ko nzita ku muryango nkashaka uburyo bwose umuryango utazagira ikibazo nuko uyu munsi wa none naragarutse urabona ko ndi n'ahangaha kubera ikibazo cyawe nande nanita uriya muryango wa Kambanda ugomba kuwushaka umugeni kandi akaboneka ariko ntiwirirwe wigora pe nawe ndamukunda cyane cyane n'umutima wanjye wose komeza umukunde yego ndabyumva pe ariko nawe uzi ikibazo aho giherereye urabizi yuko icyo nakora cyose nakunda nitanagira gute ahubwo kumukunda kurushaho bizamuvira mu rupfu nawe azapfa anko nicyo kintu kimbabaje n'umutima wanjye wose nyuma yo gupfa kwa Anita ibizabura bize rega anko Anita ndamukunda Anita uramukunda akomeza umukunde nawe ngo ukomeza umukundi kuko ugomba gushaka Anita ukatubera umucunguzi w'umuryango ibyo simbyanze pe ariko ikibazo yabaga byabaga njye ubwanjye ntaratangira kumukunda cyangwa ntaramumenya kuba ubwabyo ari igitambo cy'ibyo tuzageraho mu gihe kiri imbere njye ubwanjye birambabaza n'umutima wanjye ugashenguka pe ariko anko reba ubundi kubera icyo Anita kurya bitaba ku wundi muntu from nowhere bikaba kuri Anita kuko Anita niwe urwanirira urukundo rwacu niwe uharanira iterambere ry'ahazaza hacu twembi arashaka kubaka n'umwari ufite ubwenge uzi gukora w'umukozi ntabwo ari we byakabaye bibaho anko igihango n'umuryango kwa Kambanda ko tuzashyingirana kandi ugomba kurongora Anita byanze bikunze ariko ndibaza kubera icyo Anita impamvu yo kumurongora ugomba gushaka umukobwa kwa Kambanda ukatubera umucunguzi ndabyumva ko kuramukunda komeza umukunde kandi numara kumurongora kuko Anita azapfa nkuko ubifitiye ubwoba ariko namara gupfa ariko tuzunguka kura akaboko mu maso ihangane tuzunguka uzatunga utunganirwe nariko uzaba dukuyeho umuvumo mu muryango wacu warubizi niyo nyungu yo gushaka kwa Kambanda uzaba dukuyeho umuvumo mu muryango wacu uzatunga nawe ubwawe utunganirwe uzabyara hungu na kobwa tuzororoka tuzongera tugwire wabyumvise ariko anko ibyo sinanze kubyumva pe ariko nanone namwe muzaye mutekereza kuri kote yanjye ikingiki mfite ahangaha ni umutima ntabwo ari igikoresho barepara uko bashatse kose abakobwa bose bamajije gupfa ibyo ncemo byose birakomeye pe rero nanjye ubundi se ubwo
mbwira uwo umugore wanjye w'ahazaza we azaza asanga mfite umutima muzima nzabona aho urashaka ko mushyira. bizagenda gute ko ari ugomba kumucunguza umuryango wacu? urumva ushaka kubigenza gute wowe? ugomba gushaka kwa Kambanda, uriya mukobwa naho yapfa tuzaba tubyungukiyemo twebwe. Tugomba kubona ubutunzi, tugomba kubona abana, tugomba kubona amashyo, nawe ukabyungukiramo ukabona umuryango ukukomokaho. Ntabwo byanze gushaka kwa Kambanda pe, kuko Anita ndamukunda n'umutima wanjye wose avuka agera. Komeza umukunde rero. Ariko nanone cyeba ntabwo nifuza rwose undi mugore utaranita, ariko nyine nyuma ya Anita uzashaka undi mukobwa kandi bizakubera byiza, ariko Anita we azaba igitambo kandi bigukomotseho. Ibyo ngibyo kandi ubyakire gutyo. Anita kuko abanko ubundi we wakwishyize mu cyimbo cyanjye nk'umuntu w'umugabo mugenzi wanjye koko ukumva agahinda mfite. Ntabwo agahinda bakabura, uzi ko wabyoroheje nka mama, ariko tugufite nk'umucunguzi w'umuryango wacu. Anko nawe ushyigikiye mama? Nuko bimeze. Okay. Nta kindi wakora, ihangano bikore, tuzakugirira umugisha. You know what? Ngiye ndumva rwose twayoboka icyumba cy'amasengesho kugira ngo tuzatwirirwa duhora muri ibi bintu by'imizuro y'ahakera. Gusenga ni kimwe, ugasubizwa tegereza cyangwa se hoya. Amarangamutima y'ababyeyi ambuza kugusanga, nyamara njye ndumva narukira mu gituza cyawe